Uyu mukobwa yari akiri indabyo sheri wiwe biteguraga kubana mu minsi mike. Kumbaho hari umukiriya wakoraga mu rugo rw'uwo mugabo. Mugabo yatangiye kumwambika umugira nk'abagabo, atangira kumushyiraho ubwanwa ndetse atangira no kumwambika imyenda nk'iy'abakiriya. Za ndabyo yari ashyiriye sheri wiwe atangira kuzifata akazita. Ubwo wa mukobwa nawe akomeza kuvuga ati ese wa mugabo we urimo gukora ibiki? Ibintu urimo kunyambika ni ibiki? Ubwo wa mukiriya nawe akomeza kumwambika ati wowe ambara ibi ngibi, ibindi uri buze kubimenya nyuma, uri buze gusobanukirwa impamvu ndimo kugukorera ibi bintu byose. Ubwo yakomeje kumwambika ya myenda, umukobwa nawe akomeza kwambara ariko nyine byamucanze, avuga ati ariko se ibi bintu byose urimo kunyambika ni iby'iki? Ngiye ko mbona byancanze. Uyu nguyu nawe ati rwose komeza wambare, impamvu ndimo kubikwambika rwose uri buze kwimenya kandi uri buze kunshimira. Ubwo yamaze kumwambika imyenda y'abakirina arangije aramubwira ati ngaho nta ibi, genda ujye kubukora mu cyimbo cyanjye ngewe bataza kuba bambona. Ati kandi bikore vuba vuba, nukomeza gutinda amakuru nshaka kukwereka ntabwo uri buze kuyabona. Ngo umukobwa yarabyumvisha aravuga ati ariko ngiye rwose ntabwo ndimo kubisobanukirwa neza, ariko nyine umukobwa agomba kubikora nk'uko bimubwiye. Ngo barakwereka rwose wa mukinesi aza ari kwirukanka ajya kwitsimba. Umukobwa nawe aza arimo kwirukanka ageze hano kuri geti, aravuga ati ariko se uhamugura urimo kujya? Sinzi ukuntu umukobwa yarebye hirya arikanga, yarebye hirya abona hari abantu barimo guturukayo. Umukobwa yarikanze, ubwo yarebye ku ruhande ahabona umukubuzo atangira gukubura. Kumbi barakwereka uwo bita ngo ni sheri we, umuhungu witwa ngo niwe bagiye kubana, ari kumwe n'akandi gakobwa. Kumbi barimo guserebura. Ubwo rwose ka gakobwa kaje kinyonganyonga karavuga kati ariko se sheri uyu mukirina rwose wamuzanye ryari? Uyu mukirina ko mbona adasanzwe, ahubwo rwose aba yihagarariye arimo kutureba gusa. Uyu mukirina ashobora kuba adashoboye akazi. Kano gakobwa kakomeje kumubwira kati ese wowe ni uko nguko ukora akazi kawe? Akazi kawe ugakora uhagaze? Aho gukora akazi kawe urimo urihagarariye? Hano tugira akazi kenshi, urasabwa gukora akazi cyangwa se bazakwirukane. Ibi byose babivugaga uyu mukobwa batabumenye. Uyu nguyu ntabwo yari yakamenye ko uyu nguyu ari umukobwa nyirizina ugiye kubana n'uyu mugabo. Niyo mpamvu yavugaga aya magambo yose. Ubwo yakomeje kumubwira amagambo menshi amushitinga cyane. Rwose umugabo nawe arimo kubireba rwose yicecekeye ngo ku ruhande. Uyu mugabo ntabwo yari yamenye ko ari umugore bifuza kubana. Ubwo akangaka rwose kakomeje kumutokinga kamubwira amagambo mabi cyane. Uyu nguyu arabareba araceceka, ntabwo bagombaga kwigaragaza kugira ngo bataza kumenya. Ubwo uyu mugabo yaravuze ati sheri wanjye rwose twigendere, uyu nguyu nareke kuduteza igihe rwose, dukore ko dushoboye twigendere. Ngo rwose akomeza amahagata avuga ati ariko sheri wanjye ndabona nibagiwe urufunguzo rwanjye, reka nsubire mu nzu njye gufata urufunguzo rwanjye. Uyu nguyu aravuga ati sheri reka rwose ngo werekeze ujye gufata urufunguzo rwawe. Ubwo barakwereka bahise basubira mu nzu ngo bajya gufata urufunguzo. Uyu nguyu yasigaye ababaye avuga ati umuntu mfata nk'umugabo wanjye, umuntu nafataga nk'aho tugiye kubana, namuhaye ibintu byanjye byose, hafi ya byose mfite, ariko ni ibi ngibi ankoreye, ni ibi ngibi anyituye. Uyu mukobwa yarababaye cyane, yicaye hasi aravuga ati mana yanjye nkora iki ko mbona bindangiriyeho? Abantu bose namaze kubabwira ko mfite ubukwe, namaze kubabwira ko uriya mugabo tugiye kubana, ariko kweri koko niba nkoreye ibi bintu cyane. Ubwo barakwereka umukobwa yatangiye kwibuka rwose uriya mugabo arimo kumupromisinga ibintu bidahari. Rwose barimo kwibuka rwose uriya mugabo rwose arimo kumutera ivi. Na kariya gakobwa kumbi kari inshuti yiwe karimo kubafotora kavuga kati rwose nimubane. Ngo disi yarishimye cyane avuga ati wow sheri wanjye aramporopoje. Yo disi akangaka disi kari karimo kubafotora ariko rwose ubona gafite umushiha bikababaje cyane, karimo kubafotora katabyitayeho. Yo uyu mukobwa disi ibi byose yarabyibutse aravuga ati mbega umugabo yarambeshye ngo agiye kubana nanjye. Uyu mukobwa yararize cyane, kandi nawe ndabizi neza ko ari we byakubabaza uramutse usanze inshuti yawe magara, inshuti yawe wizeraga ariyo isigaye ikundana na sheri wawe. Ndabizi neza ko ibyo bintu ntabwo wabyakira neza. Ibaze nawe ukumva ngo inshuti yawe magara, inshuti ye niyo yo kwicira ubukwe. Ibyo bintu rwose ni ibintu bibabaje cyane. Ngo rwose uyu mukobwa yabonye nta kundi kuntu ashobora kubigenza, yarongeye yihindura nk'umugabo, atangira kwishyiraho bwa bwanwa ndetse atangira gusubizamo na ya ngofero. Aravuga ati ubundi koko reka njye kureba koko nimba bakundana, wasanga kano kanya ndimo kurota. Uyu mukobwa ntabwo yabyizeye neza, yambaye nka kwa kundi rwose yigize nk'umugabo. Aravuga ati reka njye kubireba neza, wasanga ibyo ndimo kurota.
barakwereka rwose abangaba nabo hano bari barimo kwenjoyinga bavuga bati ariko sheri uriya mukobwa ubundi koko uramukunda. Kumbe umukobwa yaraje atangira kubumviriza. Uyu nguyu nawe akomeza kuvuga ati nizere ko uriya mukobwa utazigera umukunda kuko gahunda tumufitiye urayizi, urabizi neza ko gahunda tumufitiye ari ukumurya amafaranga ubundi tukamucika tukigendera. Ubwo barakwereka rwose umukobwa rwose yakomeje kubyumva. Ubwo uyu mugabo nawe yatangiye guseka avuga ati rwose ntabwo nenga kuri gahunda yanjye, uriya mukobwa icyo nshaka ni ukumurya amafaranga yiwe ndetse namara kuyamurya nkamucika nkigendera rwose. Ndetse ubu ngubu tuvugana hari n'ibyo namaze kurya rwose, hari imitungo imwe n'imwe namaze kwibikaho. Urumva rero ubu ngubu rwose ndamufite rwose ari mu biganza byanjye. Abagabo rwose bakomeje guserebura batazi ko aho ngaho hafi ku ruhande wa mukobwa arimo kubumva rwose. Uyu nguyu nawe akomeje kuvuga ati njye nimara kubona n'uriya mukobwa rwose nzahita nigendera ubundi tujye kwibanira sheri wanjye, urabizi neza ko ari wowe nkunda. Ubwo wa mukobwa disi yarabibonye arangije asubira inyuma dore ko yari amaze kumenya ukuri. Yaravuze ati ese kumbi niko bimeze, kumbi uriya mugabo yarambeshye ngo arankunda, kumbi ari amafaranga yanjye. Uyu mukobwa disi yababajwe n'urukundo yamuhaye, yababajwe n'ukuntu yamukunze, kumva uwo akunda we yishakiraga imitungo yiwe. Disi byaramubabaje cyane, yatangiye kurira avuga ati ese koko mu rukundo ni uku bimera? Uriya mugabo ko namukunze, ko namuhaye buri kimwe, ese ni ukubera icyo ankorera ibi ngibi? Ese ni ukubera icyo ashaka imitungo yanjye? Ubwo rwose barakwereka wa mukobwa rwose yahise yisohokera, ariko asohoka arimo kurira cyane, arimo kuvuga ati ese ni ukubera iki? Ni ukubera iki ibi ngibi ari njye bibayo? Ubwo disi barakwereka wa mukirina wamurabuye wamuhamagaye yaje amusanga. Uyu nguyu nawe akomeza kwicara aha ngaha arimo kurira cyane kuko ibyo yaraboneye hano ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Uyu nguyu rwose yaje atuje atangira kumubwira ati umukobwa rwose ntibiranakubwiraga pe, nibyo nashaka kugira ngo urebe ko ntabwo nashakaga ko uriya mugabo akomeza kukubeshya ngo aragukunda kandi atagukunda. Amaze igihe kinini azana uriya mukobwa hano, bivuze ngo ibyo bavugaga byose narabyumvaga, niyo mpamvu rero nifuje kukurabura ngo umenye ukuri hakiri kare. Uyu mukobwa rwose yatangiye kurira aravuga ati ese nawe rero uri umugome, kubera icyo wankoreye ibi ngibi, kubera icyo watumye aya mabi nyabuna, kubera icyo watumye nizera ko uriya mugabo rwose ko namwizera, kubera icyo watumye menya ukuri kwiwe. Ngo aramubwira ati rwose ntabwo wagomba kugomeza kugendera mu kinyoma, ntabwo ugomba gukomeza kuguma mu kinyoma cy'uriya mugabo kuko uriya mugabo ntabwo agukunda rwose. Niyo mpamvu njyewe nifuje ko wamenya ukuri ukareka kugendera mu kigari cy'uriya mugabo. Ubwo umukobwa rwose yakomeje kurira cyane. Uyu nguyu nawe rwose akomeza amuhumuriza avuga ati ariko ihangane rwose, uri umukobwa mwiza, uri umukobwa umeze neza, ndabizi neza ko uzabona undi mugabo. Uyu mukobwa rwose yaramuyobeye aravuga ati ariko reka mbwire musore, mfite plan, ngomba kwihorera ntabwo nakwemera ko biriya bintu birangira kuriya gusa. Uyu mugabo yaramubwiye ati se ugiye kwihorera ufitiye gahunda? Uyu nguyu yaravuze ati nta kibazo rwose, hari utuntu nshaka kumfashamo ubundi nihorere, bariya abantu bashatse kungira nabi, uyu ni wo mwanya kugira ngo bishyure ibyo baba barakoze byose, ibintu byose bankoreye, iki ni cyo gihe kugira ngo babyishyure. Wowe rwose kora ibintu ngiye kugusaba ubundi nanjye reka nkwereke ibintu ugiye kubikora rwose. Uyu mukobwa rwose yafashe ingamba, gusa mbibutsa nimba utarakora subscribe rwose urimo gutinda, tugusaba gukora subscribe, comment and share kugira ngo tujye dukomeza tubane, ujye ukomeza ubone video zacu twaprodinze muri iyi video. Gusa rwose ku bantu bafite ikibazo cy'amajwi mwihangane rwose, amajwi twayafatiye ahantu hatari heza, niyo mpamvu muri kumva amajwi atameze neza, ariko rwose ndabizi neza ko muri buze kuryoherwa. Ubwo barakwereka rwose wa mukobwa baramuhagurukije, nguyu yaramubwira ati nta kibazo rwose vuba tugende. Ubwo bahise bahaguruka. Ubwo barakwereka abangaba nabo rwose bari mu rukundo barimo kwenjoyinga. Wa mukobwa yahise yinjira aravuga ati muri mu biki mwembi babiri bakundana? Bakimubona bahise bikanga, batangira kumwisobanuraho, batangira kuvuga ko barengana rwose, bati rwose tubabarire, ntabwo ibintu ubonye twarimo ntabwo ari byo twarimo rwose, twe turimo kuganira, twe turimo kwiga kuri gahunda z'ubukwe rwawe rwose, twe turimo kupangira siripurize. Ubwo rwose bakomeje kugerageza ngo barebe niba bamutera injuga, barebe niba bamushyira ku murongo, ariko rwose ntabwo byari gukunda. Ubwo yahise avuga ati nimuceceke rwose, nabavumbuye, imipango yose nayimenye, ubu ngubu rwose nta kintu mwambwira rwose, namenye ko mushaka imitungo yanjye, ariko mwihangane rwose, imitungo yanjye ntabwo muri buze kuyibona. Ubwo rwose barakwereka wa mugabo akazi bamuhaye w'umukirina,
bari bambwiye kujya muri ofisi y'uriya mugabo wari ugiye kubana n'uriya mukobwa. Ubwo yaje muri ofisi yiwe rwose atangira kujagajaga ngo arebe nimba hari ikimenyetso yabonamo cyabasha kuba cyafatisha bariya babiri. Ubwo rwose yakomeje kujagajaga avuga ati aha hantu rwose ntabwo ndi buze kuhabura ikimenyetso rwose cyaza kuba cyabashyirishamo ko bagerageje kurya imitungo y'uriya mukobwa. Ubwo rwose yakomeje kujagajaga ashaka ahantu hose ngo arebe nimba yabona ikimenyetso, ariko akomeza kugenda atera ibintu mu kirere rwose, agenda afata ibipapuro afata ibindi ashaka ikimenyetso ngo arebe nimba yabona ikintu nibura bariya bagabo cyabashirishamo akabasha gutabara uriya mwana w'umukobwa. Ubwo rwose barakwereka yakomeje gushaka ibipapuro, ari hano sinzi igipapuro yabonye. Ubwo yarakirebye neza aravuga ati uko biri kose gishobora kuba ari iki. Ubwo yahise akuriho telefone atangira gufotora kugira ngo aze kohereza uriya mukobwa. Ubwo rwose yatangiye gufotora avuga ati reka mfotore ubundi muhamagare mfite ibimenyetso bifatika. Ubwo rwose barakwereka yakomeje gufotora ibipapuro byose arabifotora kugira ngo aze kuvugisha uriya mukobwa ndetse babashe kuba bafata. Ubwo barakwereka amaze gufotora ibya bipapuro byose yahise amuhamagara atangira kumubwira ati mabuja, ibipapuro byose rwose ibintu bamwe gukora byose nabikoze, ariko rwose nabashe kubona hari amafaranga bagiye boyohereza bakura kuri banki zimwe bashyira ku zindi, kumbe ibyo bigo byagendaga bimwe amafaranga bikashyira ku zindi banki. Ati ndetse nabonyemo n'amazu yawe bagerageje kuba bagurisha, atarimo ibintu rwose byinshi nk'amakonte yo hanze ndetse n'ibintu byinshi cyane. Ibi ngibi biragaragaza neza ko bagerageje kukwiba. Uyu nguyu rwose yarakomeje amuhereza amakuru y'ibintu byose arimo kubona hano. Ati ahubwo rwose witonde, aba bantu ntabwo ari abantu beza rwose, uko twabikekaga ntabwo ariko biri rwose, ndabona biremereye cyane. Ubwo umukobwa yahise amubwira ati noneho kuva bimeze gutyo ibipapuro byose bifate ubizane byose hatagira igipapuro na kimwe usiga aho ngaho. Nguyu yaravuze ati nta kibazo rwose, ibintu byose biri hano mbona ko byaba ibimenyetso ngiye kubifata rwose, ntabwo ndi buze kubisiga hano. Akimara kubikora rwose yahise aravuga ati aha ngaha rwose ubu ngubu bariya rwose turabafite ubu ngubu nta kibazo. Ubwo yahise afata bya bipapuro rwose aravuga ati okay, reka ngende, ibi bimenyetso rwose ntwaye biri buze kuba byatabara uriya mwana w'umukobwa. Ubwo rwose barakwereka tugore ko noneho aha ngaha kuri wa mukobwa. Ubwo rwose barakwereka umukobwa rwose yarimo kubibabwira avuga ati mwe mwagerageje kunyiba, ati rwose nabavumbuye. Ubwo rwose umukobwa yababwiraga rwose imipango yose, yababwiraga rwose ukuntu yaje kubavumbura. Ati rwose imipango yanyu yose nayivumbuye rwose, ati mwebwe rwose ikintu gihari nuko ngiye kubashikiriza polisi rwose, nuko ngiye kubashyira mu maboko ya polisi. Uyu mugabo rwose yarikanze yaravuze ati noneho zinyumiyeho pe, kuko uyu mugabo rwose bari bamaze kumuvumbura. Yaravuze ati zinyumiyeho. Ubwo barakwereka rwose kano kobwa nako katangiye kwiyenuka kavuga ati ariko rwose wafungisha wagira ngiye rwose nta cyaha mfite, nimba umugabo wawe rwose ari we wakoze icyaha ngenda arengana. Ubwo umukobwa nawe yatangiye gukora ibindi bipapuro aravuga ati ibipapuro ni ibyande, ibipapuro si ibyawe, ibipapuro ni ibipapuro bigaragaza ko wagerageje kwiba uyu mugabo wawe amafaranga rwose. Ati wowe waragiye ushuka umuntu ngo tubane urangije nawe ubwe ushaka kumwiba, kumbe uyu mugabo nawe baba bashatse kumwicira ubukwe, kumbe umuntu ushatse kumwicira ubukwe nawe disi yashakaga kumwiba. Ati singa ibipapuro, uyu mugabo yarikanze. Ati singa ibyo byonyine kandi ati hari n'ibindi bipapuro rwose mfite bigushinja. Ati uwo mugabo yashatse kunyiba nawe ushaka kwiba umugabo. Ati ewana mwese icyo nzi cyo muri buze gushyirwa mu gatebo kamwe rwose. Uyu mugabo yaravuze ati ase wa mukobwa wagerageje kunyiba rwose, umbeshya ngo dufate uyu mukobwa tumutubure, kumbi nawe rwose warimo kumbara. Uyu mugabo yararakaye cyane. Ngo kano bakobwa gatangira kuvuga ati ako se wowe wizera ibintu byose, wizeye ibi bipapuro urimo kureba imbere yawe, uyu nguyu ibintu arimo kukubwira rwose arimo kukubeshya rwose, ahangaha arimo kugushaka kuguteranya ngewe nawe, ibintu avuga rwose ntumwizere, ntabwo agukunda habe na gato. Uyu mukobwa yahise avuga ati ariko njye mfite n'ibimenyetso. Ati reka rwose nkwereke video urukuntu wamwibye amafaranga. Ngo yahise kuriho video atangira kubereka ati aya mafaranga se sha nayandi, aya mafaranga uri wayakuye he? Ubwo rwose yamweretse video kano gakobwa karimo guserebura amafaranga ari kamaze kurya uriya mugabo. Ati aya mafaranga rwose ndatsindiye. Uyu mukobwa rwose yarikanze yaguye mu kantu. Ubwo yatangiye gutuka uyu nguyu ati ese ubundi wo kunyangirije ubuzima urabigenza gute? Unyangirije ubuzima atari ko nta ribi tuzahura n'ahandi. Ngo rwose uyu mukobwa yaravuze ati ahubwo rwose ntabwo birangiriye aha ngaha rwose, ngiye gushaka n'ibindi bintu mwaragerageje kunyiba ubundi mbajyane mu nzego, kuko rwose ibintu ntabwo byaza kurangira aha ngaha. Aba ngaba bakomeje gusaba imbabazi ariko biba iby'ubusa. Reka agafilimi kacu tugasoreza aha ngaha.